Amaturo yo kweza igicaniro yatuwe n'abatware b'imiryango y'Abisirayeli. Mose arangije gushinga ubuturo bwera no kubusiga no kubwezanya n'ibintu byo muri bwo byose n'igicaniro n'ibintu byacyo byose, ibyo nabyo yarabisize arabyeza. Kuri uwo munsi abatware b'Abisirayeli, abatware b'amazu ya ba sekuru batura amaturo. Ni ba batware b'imiryango babarishaga ababazwe. Bazana amaturo yabo imbere y'Uwiteka, amagare 6 yaremwe nk'ingobyi n'inka 12, igare risangirwa n'abatware 2, bityo. Inka iturwa n'umutware umwe n'indi undi, bityo. Babimurika imbere y'ubuturo bwera. Uwiteka abwira Mose ati, wemere ibyo batuye bikoreshwa imirimo y'iby'ihema ry'ibonaniro, ubihe Abalewi nk'uko imirimo yabo iri. Mose yakira ayo magare n'izo nka abiha Abalewi. Amagare 2 n'inka 4 abiha Abagerushoni nk'uko imirimo yabo iri. Amagare 4 n'inka 8 abiha Abamerari nk'uko imirimo yabo iri, bategekwa na Itamari mwene Aroni umutambyi. Ariko Abakohati ntiyagira icyo abaha, kuko imirimo yo kuremerwa iby'ahera yari iyabo, bakabiremerwa ku ntugu. Kandi ba batware batura amaturo yo kweza igicaniro ku munsi cyasigiwe, bayaturira imbere y'igicaniro. Uwiteka abwira Mose ati, bajye batura amaturo yabo yo kweza igicaniro, umutware wese ku murambi we. Uwatuye amaturo ye ku murambi wa mbere ni Nahashoni mwene Aminadabu wo mu muryango wa Yuda. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Nahashoni mwene Aminadabu. Ku murambi wa kabiri, Netaneli mwene Suwari umutware w'Abisakari niwe watuye amaturo. Amaturo yatuye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Netaneli mwene Suwari. Ku murambi wa gatatu, Eliyabu mwene Heroni umutware w'Abazebuluni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amapfizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Eliyabu mwene Heroni. Ku murambi wa kane, Elisuri mwene Shedewuri umutware w'Abarubeni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo
gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Elisuri mwene Shedewuri. Ku murambi wa 5, Shelumiyeli mwene Surishadayi umutware w'Abasimeyoni niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'igitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Shelumiyeli mwene Surishadayi. Ku murambi wa 6, Eliyasafu mwene Deweri umutware w'Abagadi niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Eliyasafu mwene Deweri. Ku murambi wa 7, Elishama mwene Amihudi umutware w'Abayefurayimu niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Elishama mwene Amihudi. Ku murambi wa 8, Gamariyeli mwene Pedasuri umutware w'Abamanase niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Gamariyeli mwene Pedasuri. Ku murambi wa 9, Abidani mwene Gideyoni umutware w'Ababenyamini niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore, n'isekurume y'intama, n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5 n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Abidani mwene Gideyoni. Ku murambi wa 10, Ahiyezeri mwene Amishadayi umutware w'Abadani niwe watuye amaturo. Amaturo ye
yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Ahiyezeri mwene Amishadayi. Ku murambi wa 11 Pagiyeli mwene Okirani umutware w'Abasheri niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Pagiyeli mwene Okirani. Ku murambi wa 12 Ahira mwene Enani umutware w'Abanafutali niwe watuye amaturo. Amaturo ye yari isahani y'ifeza, kuremera kwayo kwari shekeli 130, n'urwabya rw'ifeza ruremera shekeli 70 zigezwe kuri shekeli y'ahera, byombi byuzuye ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo w'ituro ry'ifu, n'agakombe k'izahabu karemera shekeli 10 kuzuye umubavu, n'ikimasa cy'umusore n'isekurume y'intama n'umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka w'ibitambo byo koswa, n'isekurume y'ihene w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'amafizi 2 n'amasekurume y'intama 5 n'ay'ihene 5, n'abana b'intama b'amasekurume 5 bataramara umwaka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Ayo niyo maturo ya Ahira mwene Enani. Ayo niyo yari amaturo y'abatware b'Abisirayeli yo kwezwa kw'igicaniro ku munsi cyasigiwe, amasahani y'ifeza 12, n'inzabya z'ifeza 12, n'udukombe tw'izahabu 12. Kuremera kw'isahani y'ifeza yose kwari shekeli 130, uko urwabya rwose kwari shekeli 70. Ifeza z'ibyo bintu zose ziremera shekeli 2,400 zigezwe kuyahera. Kandi utwo dukombe tw'izahabu twuzuye imibavu, kamwe karemera shekeli 10 bityo zigezwe kuyahera. Izahabu z'utwo dukombe zose ziremera shekeli 120. Amatungo yose y'ibitambo byo koswa yari ibimasa 12, n'amasekurume y'intama 12, n'abana b'intama b'amasekurume bataramara umwaka 12, byatambanwe n'amaturo y'ifu yo kuri byo. Amasekurume y'ihene yo gutambirwa ibyaha yari 12. Amatungo yose y'ibitambo by'uko bari amahoro yari amafizi 28, n'amasekurume y'intama 60, n'ay'ihene 60, n'abana b'intama b'amasekurume bataramara umwaka 60. Ayo niyo yari amaturo yo kwezwa kw'igicaniro kimaze gusigwa. Mose yinjiye mu ihema ry'ibonaniro kuvugana n'Uwiteka, yumva ijwi rimubwira rituruka hejuru y'intebe y'ihongerero yo ku isanduku y'ibihamya, hagati y'aba bakerubi bombi avugana n'Uwiteka.